Ese ujya ubyuka mu gitondo amaguru yawe yabyimbye? Ese ujya ujya kwihagarika rimwe na rimwe ukabona inkari zawe zahindutse ifuro cyangwa se zahinduye ibara? Cyangwa se hari igihe ujya wumva unaniwe cyane nubwo waruhutse bihagije? Ese hari igihe ujya ubyuka mu gitondo waruhutse bihagije ariko ukabyuka wumva unaniwe cyane? Ese hari igihe ujya ubabara mu mugongo ukabyitiranya n'umunaniro? Niba warigeze kugira kimwe muri ibi bimenyetso, ntucikwe n'iki kiganiro kuko ugiye kumenya byinshi kuri ibyo, umenye impamvu yabiteye, umenye n'icyo wakora kugira ntibizongere kubaho ukundi. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu hano kuri News. Turabasaba gukora subscribe, mugakora like, comment, mugasharinga cyangwa se mugasangiza abandi iki kiganiro. Turagusaba kujya ubana natwe hano kuri iyi channel kuko intego yacu ni ukugira ikintu twakora ku buzima bw'abantu bwa buri munsi kugira ngo burusheho kuba bwiza. Dutangira ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso birindwi byerekana ko impyiko zawe ziri mu kaga. Impyiko ntabwo ari ikintu kiza umunsi umwe cyangwa giterwa n'ikintu kimwe ako kanya, kiza buhoro buhoro kandi kikerekana ibimenyetso. Gusa ikibabaje cyane muri byo ni uko abantu benshi bamenya ko impyiko zabo zangiritse ari uko ibibazo bimaze gukomera. Mu ntangiriro indwara z'impyiko zishobora kutagira ibimenyetso bikomeye. Igitabo Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology gisobanura ko impyiko zifasha gusukura amaraso, mu gusukura imyanda n'amazi arengeje urugero mu mubiri, mu kuringaniza imyunyungugu mu mubiri, kandi impyiko zifasha mu kugenzura umuvuduko w'amaraso. Iyo izi nshingano zose zatangiye kudakorwa neza, umubiri wose ushobora kugira ibibazo. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibimenyetso birindwi by'ingenzi bitera indwara z'impyiko, uburyo bwiza bwo kuzirinda n'ibyo ugomba gukora hakiri kare. Ese impyiko ni iki? Impyiko ni ingingo ebyiri ziri inyuma y'urubavu rwo hasi zisukura amaraso, zigakuramo imyanda n'amazi arengeje urugero mu mubiri bikanyura mu nkari. Nk'uko mu bitabo Guyton and Hall n'igitabo Harrison Principle of Internal Medicine bavuga neza ko impyiko zinafasha kugenzura umuvuduko w'amaraso, kugenzura uburinganire bw'amazi n'imyunyungugu mu mubiri. Impyiko zikora umusemburo ufasha umubiri gukora uturemangingo dutukura tw'amaraso, gufasha ubuzima bw'amagufwa binyuze mu gukoresha neza vitamini D. Niyo mpamvu ikibazo cy'impyiko kigira ingaruka ku mubiri wose. Ikimenyetso cya mbere, impinduka mu nkari. Nk'uko National Kidney Foundation ibisobanura, impinduka mu nkari ni kimwe mu bimenyetso bishobora kugaragara, nko kugira inkari z'ifuro cyane, amaraso mu nkari, kugira inkari zisohoka gake cyangwa kenshi mu buryo budasanzwe, kubabara cyangwa kugira ibindi bibazo bijyanye no kwihagarika. Ariko ibi ngibi ntabwo buri gihe bibaho kubera impyiko. Bishobora no guterwa n'izindi ndwara, ni ngombwa kwisuzumisha. Ikimenyetso cya kabiri utagomba kwirengagiza, kubyimba amaguru cyangwa kubyimba mu maso. Iyo impyiko zitagikuramo amazi neza, amazi n'umunyu bishobora kwirundanya mu mubiri bikagutera kubyimba. Ikimenyetso cya gatatu, kunanirwa cyane. Impyiko zifasha gukora umusemburo ukora uturemangingo dutukura tw'amaraso. Iyo zidakora neza, abantu bamwe bashobora kugira amaraso make, bikaba byabatera umunaniro. Ntuhagarike kureba iyi video. Ikimenyetso cya nyuma ni cy'abantu benshi birengagiza, nyamara inshuro nyinshi nicyo kigaragara bwa mbere ku bantu bafite ikibazo cy'impyiko. Ikimenyetso cya kane, umuvuduko w'amaraso. Ubushakashatsi buvuga ko umuvuduko w'amaraso mwinshi ushobora kwangiza impyiko, kandi impyiko nazo zangiritse zituma umuvuduko w'amaraso uzamuka. Niyo mpamvu ari ingenzi kwipimisha no kugenzura ubuzima bwawe. Ikimenyetso cya gatanu, kubabara mu mugongo. Ububabare ku mpande z'umugongo bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Iyo biherekejwe n'umuriro, ibibazo by'inkari cyangwa uburwayi bukomeye, ni byiza kugana muganga ukareba uko ubuzima bwawe buhagaze. Ikimenyetso cya gatandatu, kugira isesemi no kubura apeti.
Iyo impyiko zidakuramo imyanda neza, ishobora kwiyongera mu maraso, bikagira uruhare mu kugira isesemi, kubura apeti no kumva utameze neza mu mubiri. Ikimenyetso cya karindwi, kugira uruhu rwumagaye cyangwa rukaribwa cyane. Abantu bamwe bafite indwara z'impyiko zidakira bashobora kugira uruhu rwumagaye cyane cyangwa kuribwa k'uruhu. Gusa hari igihe bishobora guterwa n'izindi ndwara. Ikintu ugomba kwitondera ni uko diyabete n'umuvuduko w'amaraso ni bimwe mu bitera impyiko zidakira. Hari ibintu ugomba gukora kugira ngo wirinde kurwara impyiko zidakira. Usabwa kugenzura isukari yo mu maraso, kugenzura umuvuduko w'amaraso, ugakurikiza inama z'abaganga. Ntugakunde gukoresha imiti igabanya ububabare igihe kirekire mu gihe utabigiriwe inama na muganga, kuko imwe muri yo igira ingaruka ku bantu bamwe na bamwe ku mpyiko. Impyiko ni ikintu dushobora kwirinda kurwara. Kurya indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto, kugabanya umunyu urenze urugero no kurya umunyu mubisi, kunywa amazi ahagije, kwirinda itabi no kugabanya inzoga, gukora imyitozo ngororamubiri, kwisuzumisha buri gihe nimba ufite diyabete, umuvuduko w'amaraso cyangwa ukaba ufite umuntu wo mu muryango wa hafi wayirwaye. Igitabo National Kidney Foundation gisaba abantu kwisuzumisha hakiri kare batarindiriye ibimenyetso by'uko barwaye. Igitabo Guyton and Hall gisobanura ko impyiko ari zimwe mu ngingo z'umubiri zifite akamaro gakomeye cyane. Harrison Principles of Internal Medicine gisobanura ko abantu benshi bashobora kubaho imyaka myinshi bafite indwara z'impyiko ariko batabizi. Ariyo mpamvu kwisuzumisha ari ingenzi. Niba hari kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso ufite, ntibivuze ko byanze bikunze urwaye impyiko. Ariko ni ngombwa kugana kwa muganga kugira ngo ukorerwe ibizamini bikenewe kandi umenye impamvu y'ibyo bimenyetso. Niba iyi video yakugiriye akamaro, kanda like, subscribe, uyisangize n'abandi. Ushobora kuba ufashije umuntu kumenya ikibazo hakiri kare no kurinda ubuzima bwe. Murakoze cyane, Uwiteka abane namwe. Tuzongere kubonana mu yindi video hano kuri News.